Amavunane umuvumo ikimenyetso cy'akazi ariko iyo kitagwaho abitangaro y'indwara mugongo ijosi amaboko n'amaguru byose. Muraho neza bakunzi bamenye ubuzima TV. Uyu munsi ngiye kubaganiriza ikiganiro cy'ingenzi ku buzima bw'abakozi benshi, impamvu nyamukuru y'amavunane mu kazi. Iyi ngingo irareba buri muntu wese ukora akazi k'ubwenge, k'ingufu cyangwa se kerekereye ingingo zimwe na zimwe z'umubiri w'umuntu: umugongo, ijosi, amaguru n'amaboko. Mbere yuko twinjira mu kiganiro, ndagira ngo tubanze dusobanukirwe ese amavunane ni iki? Amavunane ni ibimenyetso byo gucika intege, kugira ububabare mu ngingo zitandukanye, umunaniro ukabije w'imihore cyangwa imikaya bitewe no gukora akazi wicaye hamwe igihe kirekire, gukoresha ingufu nyinshi ku buryo budasanzwe, ndetse no kudasobanukirwa uburyo wakoramo akazi kawe utabangamiye imiterere n'imikorere y'umubiri wawe. Muri make, amavunane ni uburyo umuntu yiyumvamo. Ngira ngo buri munsi mu kazi hari igihe umuntu aba yumva yacitse intege atazi icyabimuteye, cyane cyane nko mu mpera z'icyumweru cyangwa se mu gutangira icyumweru bitewe no kuruhuka cyane, ibyo twita kuruhuka. Umubiri uriyabura bucece, umvise umutwe, umugongo, amavi cyangwa ijosi. Tugiye kurebera hamwe rero impamvu nyamukuru z'amavunane mu kazi. Zimwe mu mpamvu zituma umuntu agira amavunane mu kazi. Amavunane mu buryo busanzwe yagombye guturuka ku kazi kenshi umuntu yakoze, ariko tugiye kureba ibindi bintu bitari ngombwa mu kazi umuntu ahura nabyo bitewe n'imyitwarire ye n'akamenyero kabi, nakita kabi, ko kwicara cyangwa guhagarara igihe kirekire, ko kwicara cyangwa guhagarara nabi, ukicara nabi mu kazi, ugahagarara nabi mu kazi igihe kirekire, guterura ibintu biremereye nabi. Ntabwo mvuze ko guterura ibintu biremereye ari bibi, ahubwo uburyo uteruramo ibyo bintu. Hari uburyo ugomba guteruramo ibintu bitabangamiye umugongo wawe, bitabangamiye imiterere n'imikorere y'impagarike yawe. Byongeyeho kugira umunaniro ukabije, ntubashe kugira uburyo bwo kuruhuka neza, ntubashe kubona umwanya wo kuruhuka neza. Kutaruhuka neza rero nibyo tuzasanga harimo ibyo twita les points gâchés cyangwa trigger point. Ni uburyo umubiri ubwawo iyo unaniwe, ingirangingo cyangwa selile z'imihore cyangwa imikaya ziripfundika zikamera nk'ipfundo, bikaba ari zo ntandaro y'ububabare bwinshi abakozi bakunze guhura nabwo mu kazi, bikabaviramo gusiba buri munsi cyangwa se kuba bahagarika akazi burundu, bakagira ubumuga bubabuza kuba babasha gukomeza gukora ako kazi. Kubungabunga imibiri yacu mbere yuko dutakaza ubuzima. Abamotari ku muhanda, abari mu nzuzi buri munsi, abigisha n'abanyamakuru, abakozi b'ibitaro, bubatsi ku miryango bose bafite. Ndakeka ko impamvu nyamukuru zidutera amavunane zirasobanutse kandi ni ibintu duhoramo mu buzima bwa buri munsi. Reka noneho turebere hamwe ingaruka mbi z'izo mpamvu.
ni izihe ngaruka mbi ushobora guterwa no kwicara igihe kirekire? Ni izihe ngaruka mbi ushobora guterwa no guhagarara igihe kirekire? Ni izihe ngaruka mbi umuntu yaterwa na mauvaise position? Kuba umuntu yakicara mu kazi ahetamye, ahengamye, ndetse n'ingaruka mbi zo kuba umuntu yamara igihe kirekire afite umunaniro ukabije. Ingaruka ya mbere umuntu ahura nayo ni ukugira ububabare kandi buhoraho. Indi ngaruka, umuntu ashobora kurwara indwara z'imitsi cyangwa z'imihore. Imihore niyo dukunze kwita imikaya. Gucika intege no kugira impamvu zo gusiba akazi kenshi, ugasanga umukozi ku kazi ntakiboneka kubera impamvu y'uburwayi. Kugabanuka k'umusaruro w'akazi. Umuntu uhora yivuza kwa muganga kubera ko arwaye, umuntu uri mu kazi ababara umugongo, indwara z'imitsi, ariko akirinda kubivuga kugira ngo adatakaza akazi, akagumya kuguma mu kazi, uwo muntu umusaruro we nawe urabyumva ko ntacyo aba yakoze. Uwo muntu serivisi azatanga ngira ngo nawe urayumva. Ntacyo akora, yirirwa yicaye, n'icyo akoze ni ugukururuka. Nta musaruro wamutegaho umuntu ufite amavunane. Impamvu ya nyuma ni uko umuntu ufite amavunane igihe kirekire bimuviramo icyo twita deformation, kuba urugingo rwatakaza umwimerere warwo, hanyuma agahora yivuza, igihe cyagera agatakaza akazi. Ubwe ashobora kubona ko akazi atazagashobora, cyangwa se umukoresha nawe akabona ko umuntu atagishoboye, kuko niba ufite umukozi buri kwezi uhora kwa muganga, umwaka umwe, 2, 3, nkeka ko uwo mukozi nawe ufite akazi uramusimbuza. Uwo muntu akabona icyo twakwita nka passion iri premature, akajya kuruhuka mu kiruhuko cy'izabukuru kandi akiri muto, agatakaza akazi hakiri kare. Iyo nayo ni ingaruka kandi mbi kurusha izindi, kuba umuntu atabasha kongera gusubira mu kazi bitewe n'amavunane, bitewe n'ibibazo yahuye nabyo bijyanye n'uburyo yitwaye mu kazi ke ka buri munsi. Nizere ko akamaro ka massage kaza kumvikana, bitewe n'uko igihe kinini ntabwo abantu bigeze bumva ko massage yaba iyabo. Abenshi ni iy'abakire, abandi ni iy'ubusambanyi nk'uko bikunze kuvugwa. Uyu munsi nibwo tugiye gufungura, buri wese yumva icyamufasha. Massage nibwo buryo buhari bushobora kudufasha guhangana na biriya bibazo by'amavunane. Akazi kacu ntabwo ari ukuvura indwara, akazi kacu ni ukuvura abantu bazima kandi bari mu kazi. Ni uguherekeza umukozi mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo tugerageze gukuraho ziriya mpamvu mbi aterwa n'amavunane mu kazi ke ka buri munsi, bityo akabasha guhorana umubiri ufite forme, umubiri ufite ubuzima bwiza, kandi umubiri ushoboye akazi. Igihe cyose umuntu cyangwa se umukozi atarasobanukirwa n'ingaruka mbi zo kwicara igihe kirekire, guhagarara igihe kirekire, kwicara cyangwa se guhagarara nabi mu kazi, n'igihe atarasobanukirwa no kutaruhuka neza
kugira ngo arwanye umunaniro ukabije kandi umunaniro uhoraho, no guterura nabi ibintu biremereye, kwirinda indwara z'imitsi, indwara z'umugongo, gusiba akazi ndetse no kuba umuntu yatakaza akazi igihe kitageze, pansiyo premature. Urugendo rwo kwirinda ruracyari kure. Turi gutangira urugendo twise umurimo unoze, umubiri mwiza. Uru ni urubuga rw'ingenzi cyane rwo kuganiriraho iby'ubuzima bw'umubiri w'umuntu, cyane cyane umukozi, n'uburyo ubuzima bwiza bw'umukozi bufitanye isano ya bugufi n'umusaruro uhamye mu kazi. Akaba ariyo mpamvu twahisemo kugutangirira ku mpamvu umurimo unoze utagerwaho mu gihe abakozi badafite ubuzima bwiza. Reka turebe inama zimwe na zimwe cyangwa se ibisubizo byadufasha guhangana n'iki kibazo. Icya mbere ni ukugerageza guhindura pozisiyo, umwanya cyangwa uburyo umuntu aba arimo mu kazi buri saha. Niba wicaye ukagerageza guhaguruka ukagendagenda, niba uhora ugahagaze ukagerageza gusa nk'urambura ingingo zawe, wakicara, wagenda, byose ugahinduranya uwo mwanya uba umazemo igihe. Gukora imyitozo yoroshye nko kwinanura, stretching, kugira ngo umubiri ubashe kuva mu mwanya wari umazemo umwanya. Kwinanura ni ibintu dusanzwe dukora, ku buryo umuntu avuze imyitozo kwinanura umuntu ahita yumva ko iyo bibaye ngombwa ndinanura. Ariko se kuba wari wicaye umaze umwanya ukazamura amaboko ukagerageza kwinanura ukumva ko umubiri wawe ari icyo ukozemo, byaba na ngombwa ugahagarara cyangwa se ukongera ukicara ukaba wajya hanze gatoya. Iyo ni imyitozo umuntu agomba gukora kugira ngo abashe guhangana n'ikibazo gikomeye, ikibazo kitwugarije mu kazi kacu ka buri munsi. Ni ukugerageza mu kazi kawe ukora ukareba niba intebe yawe wicaraho cyangwa ameza ukoreraho, cyangwa se ukareba niba ibikoresho bindi ukoresha bibasha kugufasha kwirinda cyangwa kurinda umugongo wawe. Akenshi ibibazo byinshi duhura nabyo by'imitsi, nk'uko twabibonye muri video zatambutse, bituruka ku bibazo biba byaturutse ku mugongo. Ni byiza ko rero mu kazi ukora gerageza urebe niba mu kazi uri gukora, ese umugongo wawe ntago uhese cyane, ese ntago ukora uraramye cyane, ese ntiwicara wihengetse ku buryo usa nk'uwicaje itako rimwe. Ibyo byose ni ibintu umuntu agomba kugenda areba mu buzima bwe bwa buri munsi, kuko izi ni ingaruka z'akamenyero tubayemo buri munsi. Ako kamenyero rero gashobora kuba kabi, kakazagutera ikibazo cy'indwara twavuze haruguru, kandi akaba ari indwara ishobora gutuma utatanga umusaruro neza, cyangwa se bikakuviramo kugira ubumuga butuma utakaza akazi. Umuntu wese ukora akazi, ndizera ko aba asobanutse, yagombye gushakisha ubujyanama mu bijyanye n'umurimo akora, agashakisha inyigisho zishoboka nk'izi turi gutanga, zamufasha kugira imyitwarire myiza mu kazi
ntabashwe kwangizwa n'uburyo akoramo akazi. Inama ya nyuma cyangwa se igisubizo ni uko ugomba kugira ubumenyi, ukamenya aho ushobora gusaba ubufasha bw'abahanga ku bijyanye n'imiterere n'imikorere y'impagarike y'umubiri wawe. Ni ugusobanukirwa niba ugiye muri massage, ese iyi massage ndayikorerwa nande, uyu muntu afite ubushobozi, ese ibi bintu yarabyize. Ni ukumenya niba ugiye ku mufizio cyangwa ugiye muri kinesiterapi, ukavuga uti aha hantu ibi bintu barabishoboye. Ubwo bumenyi ukabushakisha, ntubona ahantu handitse icyapa ngo massage, wirukanse wagiye muri massage, ibyo baguhaye n'ibyo uratashye ngo uvuyeyo ngo ubwo byarangiye. Oya, ntubona ahantu handitse kine. Nk'uko abaganga batandukana, nk'uko abaganga bagira ubumenyi butandukanye, ni nako bakora massage, abafizio ndetse n'abakinesiterapeute bafite ubumenyi butandukanye n'uburyo batangamo serivisi bitandukanye. Icyo usabwa ni iki? Gira ubumenyi kuri serivisi uhabwa. Ndakeka ko ibihagije mu by'ukuri. Iri somo nagerageje gutegura ibyo mbona byakabaye ngombwa kugira ngo tubashe gukosora amwe mu makosa dukora tutabizi mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se dukosore akamenyero katari keza, akamenyero kabi ko kwicara, ko guhagarara, ko guterura n'ibindi n'ibindi. Dusoza ndakwibutsa yuko umubiri unoze utagerwaho udafite amagara mazima, udafite ubuzima bwiza. Ibi biganiro ni ibyanyu, mufate umwanya wo kubisangiza abandi kugira ngo dukomeze kwagura umuryango w'abakozi beza bafite ubuzima bwiza kandi bashoboye. Ndizera ko iyi video yagushimishije. Niba ari uko bimeze, kanda ku kimenyetso cya like, hanyuma ujye muri komenti utwandikire yaba inyunganizi cyangwa ibibazo, byose turiteguye kugira ngo dufatanyirize hamwe. Niba uri mushyashya kuri runo rubuga, kora subscribe kugira ngo ubutaha ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Nizere ko iri somo ryagenze neza. Naho ubutaha. Ikiganiro cyacu cy'ubutaha ntuzacikwe nacyo, kizaba kibanda ku bimenyetso bito biba intandaro y'indwara. Murakoze, mugire umunsi mwiza, Imana ibahire. Udakora ntakarye ubuzima bw'umuntu ushingiye ku murimo, na murimo na terambere, na murimo na buzima, kandi na buzima na terambere rirambye nta murimo unoze. Ubuzima buzira indwara niko soko yo gutera imbere. Umurimo wawe ukore neza, uzanezerwa uri gusarura kandi unezerewe cyane nka mugabo, kubw'intsinzi y'amaboko yawe. Indwara n'umwanzi w'iterambere, ntacyo bashobora gukora urwaye. Ni ngombwa kuba muzima ukora, kwirinda ni ngombwa n'itegeko ku mukozi wese mu iterambere. Uhora wifuza gusiba akazi n'uburangare bw'ubuzima bwawe, ndabirinde none bigishoboka.
buzira umuze, ubuzima buzira indwara, nibwo soko yo gutera imbere. Umurimo wawe ukore neza, uzanezerwa uri usarura kandi unezerewe cyane nta mugabo, kubw'intsinzi y'amaboko yawe. Indwara n'umwanzi w'iterambere, ntacyo bashobora gukora urwaye. Ni ngombwa kuba muzima ukora, kwirinda ni ngombwa n'itegeko ku mukozi wese mu iterambere. Uhora wifuza gusiba akazi n'uburangare bw'ubuzima bwawe, ndahirinde none bigishoboka. Udakora ntakariye, udakora ntakariye. Ubuzima bw'umuntu bushingiye ku murimo. Udakora ntakariye, udakora ntakariye.